ngira mbasuhuze kandi nkuko nababwiye mu minsi ishize, ubu ni ubutumwa noherereje umuvandimwe wanjye uri hakurya iyo iwacu. Ndavuga hakurya iyo kubera ko ubutumwa nabwohereje ndi mu mujyi wita Fribourg mu Busuwisi. Nagira ngo ahubwo mbonereho nsuhuze abanyarwanda bari muri uyu mujyi wa Fribourg, abo dukunze kuhahurira cyane tugashyikirana. Ubwo bupfura bazabuhorane, Imana ibongerere imigisha. Iki kiganiro rero, ubu butumwa nasabye uwo nabwoherereje kubusangiza abandi, arabinyemerera. Nicyo gitumye bubagezaho kandi binashimishije cyane. Ni ubutumwa bushingiye kuri Zaburi ya 23. Nizere ko bizabagirira akamaro. Mugire amahoro y'Imana. Rero ibijyanye ni Zaburi ya 23, buriya Ivo ishobora kuyigika kubwira ngo ibi ngibi birimo biragutesha igihe. Ngo ibi birimo biragutesha igihe, ugasanga nyine ngo nta kamaro bimaze. Ugasanga ibintu by'amajwi nk'ayo ngayo, ibitekerezo nk'ibyo birakuzamo. Ni game ya Ivo. Igihe wabishyize mu maboko y'Imana, Imana that's responsible. Nta Imana ifite uko ikora, ujya kubona ukabona ibintu birikwa. Ari aho ushobora kugenda wizeye ikintu, wahagenda bakakiguhakanira kugira ngo urakare, wijujute, ubabare. Urabizi ko ibintu byo kwijujuta, ibintu byo kubabara n'ibiki byose Imana irabitubuza. Mujye situation iyo ari yo yose mujye muyicamo museka. Kera Inkotanyi twajyaga tuvuga ngo intwari irasana iseka, intwari irasana iseka. Urumva n'umuntu yakurasa umuheto, yakurasa umwambi, n'umwereke ko ukawishinguza museka cyane, ugakomeza ukarwana, cyangwa se niyo wagwa ukagwa wumva uri intwari. Shitani rero iguteza utuntu tw'utubazo dutuma urakara. Lamentation, guhora wijujuta, guhora ubabaye, guhora uvuga ngo asiki bahu, ibintu ngo birandambiye, ibyo ni game ya ntuze ya Ivo. Lamentation Imana ntabwo ikunda. Uko irimo kwiramanta buriya kandi Imana ishobora no kugukoresha kugira ngo nk'umuntu w'umukomando, kugira ngo bamutraining. Hari igihe bamwohereza ahantu habi cyane mu byondo, agaca mu kugira, ariko sebuja ari hariya arimo amureba ubushobozi bwe. Ugati uyu muntu umwanzi namukora ibintu nk'ibi ngibi azakomeza urugamba kabisa. Reka turebe aho ubutwari bwe bugeze. Ikamutraining, ikamucisha mu bintu bibi cyane. Kagucisha mu bintu bibi cyane kugira ngo noneho unanirwe, uvuge nakavuga ati uriya rero na kare ntabwo azarwanirira. Uwo ni sobuja. Kamanda akavuga ati bibure na kare urugamba ntabwo azarushobora. Abana iyo gihe rero muri iyi situation yacu nayo, Imana ishobora kugika kwihorera se kibi agakomeza akakubeshya. Wajya gusaba ahantu ikintu wari uwizeye, n'umuntu w'inshuti yawe yakubona akakureba nabi kandi yari inshuti yawe, ugatangira kwijujuta, ukavuga uti na bya bindi Imana bya bindi Rasta yambwiye nabyo ni bya fake, ya Zaburi nta kigenda n'ibiki byose. Ugatangira ubwo Ivo we aho ibiri ibivuga yes birimo isekete. Namubonye wa butipe. Be careful every situation. Go ahead like a lion. Go ahead like a lion. Move on like a lion. Kubera ko nabishyize mu maboko y'Imana, and I know that the Father is there, is watching everything, bavuga uti igihe cyose nzaba ntabwo ushobora kuba high commander man utaraciye mu bintu bikomeye cyane. Niba ngibi ngubwira agiye nkubwira ubuzima bwanjye bwonyine, ni ishuri ryakugora cyane. So be careful. Ku tuntu nk'utwo we komeza gusa. Almighty God is there for you, don't worry. Rastafari. Ariko se Ryan, wenda tuvuge we nkawe ibikureba kabisa, wewe wenyine. Icyo nzi cyo nkurikije n'utwo wambwiye,
nyine ndavuga birebana wenda na utwo wambwiye mbese birebana n'ubuzima bwawe. Ndavuga utwo wambwiye kubera ko ari dukeya, ariko si waba uririmba rege ntuhure n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Wazaririmba iki muri rege se? Wazaririmba freedom utarigeze uba slave? Urumva iyo rege yawe yabifatitse kabisa. Gusa waririmba love, the importance of love, utarigeze wangwa urunuka kugira ngo wumve ko urukundo rukenewe. Gusa iyo love waba uririmba, nicyo gitumye rege yacu ntabwo ushobora guhura n'iy'abanyaburayi. Ugomba kumva ko ibyo wabayemo ari igitabo wari urimo gusoma. Niba ari igitabo wari urimo gusoma, igihe kirageze wenda ngo icyo gitabo wasomaga, cyangwa se niba ari ishuri wari urimo, niba ari amafunzo wari urimo, harageze wenda ngo nawe utrayininga abandi. We utabajyanye mu byo wagiyemo, ahubwo ubigisha ukurikije ibyo wabonye bibi n'ibyiza n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo ahubwo ubu ngubu ndi nkaho ahubwo wari utangiye. Ubu ngubu rero ni ukugira umujinya mwiza. Umujinya mwiza ni ikintu ureba nk'umusururu bashigishe ari amazi, bakayacanira, barangiza bakahoza, bagashyiramo babyita umusemburo, barangiza bagashyira mu kabindi hariya, bagateka. Noneho wa musururu igihe cyo gushya ukongera ugasa n'ushyuha ariko udashyushye. Umusemburo noneho bigatangira bikabira kabisa, bikaza n'ifuro ryinshi cyane. Amarwa sinzi niba uyazi. Ubu rero ni wowe byari bikwiriye kugera nyine. Uri umusururu, mazi barafata bavanga n'ifu, baracyanira n'ibiki byose, barangije batereka hariya. None harageze ngo wa musururu rero yamarwa arahiye, abantu bagiye kunywa. Mbere ibyo bagiye kunywa ni iki? Amarwa ni iki? Message that you gonna spread. Kuvuga ngo abagukoze birya byose bakoreraga isi kugira ngo you have to shine for the world, for the people who need. Ka motivation ndakaguhaye, but it's true, right? It is true. It is true. Don't worry, ntukijujute. Ahubwo ujye ushimira abagukoze ibyo byose, kuko nibo batumye uba rastaman. Ugiye kuba rastaman, ahubwo you have to see. That's a fire. My Lord bless you, brother. Ubu ngubu se ntare, iyo Dawudi adaca mu byo yaciyemo, ubuzima yabayemo, utambeshye, tuba turimo gusoma iyi zaburi 23. Zaburi ze abantu bose bisi yose birirwa ngo ni zaburi zikomeye, ni zaburi zikomeye, zaburi zikomeye, sizo bakesha ubugingo. Buri munsi ni ukuvuga we yavugaga iby'ubuzima yabayemo. Buri gihe we yari yariyemeje kujya asenga Imana mu bintu ibyo ari byo byose, no gushimira Imana mu bintu ibyo ari byo byose. Icyo gitumye yamugize umwami nyine, umwami ukomeye cyane, nta n'undi mwami ku isi uzaba nka Dawudi. Ibyo ndabikubwiye. Nawe rero be rastaman, soma ufundishe wengine. Niyo ntare ya Dawudi, ni gutyo. Ayo man.
ntacyo nzabura.